ishusho y'Imana ufite mu mitekerereze yawe niyo iyobora imyitwarire yawe imbere y'Imana. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, Imana yihishuye kwishobora byose, bivuga ngo ntisangiye imbaraga n'undi ari we wese. Ariko kubera abantu benshi bayigabanyijemo kabiri, bazi kuko hari imbaraga Imana ifite n'izo Satani afite. Ariko Bibiliya itubwira ko Imana ari ishobora byose, bisobanura ko Satani ari izera. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, Imana yihishuye nk'Imana nziza. Bivuga ngo mu minsi 6 irema, ibyo yaremye byose byari byiza, nta na kimwe Imana yaremye kibi. Bivuga ngo Imana ni nziza, nta kibi kiyibamo. Ariko kubera imyumvire y'abantu n'ibyo bakiyemo, bavuga kuko Imana ikora n'ibibi. Bivuga ngo ubwiye Yesu yaravuze ngo umwiza ni umwe gusa, ni Imana, kandi umwiza niwe ukora ibyiza, nta kibi na kimwe Imana ikora. Abantu benshi bazi ko Imana yica, abandi bazi ko Imana ikoze isoni, abandi bazi ko Imana ivuma. Ibyo byose ntabwo biba muri Bibiliya. Ibikorwa bibi byabaye ku bantu n'imivumo n'ubwicanyi byazanywe n'imyitwarire yabo n'urubanza rw'ibyo bakoze. Ariko Imana ubwayo ni nziza. Icya gatatu, Imana yihishuye kuko ari Imana isabana, igirana isano. Niyo mpamvu yaremye umuntu imurema mu ishusho yayo. Ariko kugeza n'ubu nyine hari abantu bigisha kuko bavuga ko hari bamwe basa n'Imana n'abandi badasa n'Imana. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya hatubwira ko umuntu adafite ishusho y'Imana. Ikinyoma cya Satani abesha Adamu na Eva muri Edeni, yarababwiye ngo buri Imana yanze ko mujya kuri kiriya giti kugira ngo mutazamera nkayo. Kandi intego y'Imana ni uko tumera nkayo. Kandi n'Imana yaravuze muri Zaburi ngo ni Imana. Imana rero ni Imana isabana n'abantu. Ubu nyine abantu ntibazi ko Imana ibatuyemo, bazi ko Imana iba mu ijuru. Niyo mpamvu basenga, bazamura ijwi, bakaza bahamagara, bagatekereza ko ibakura. Ariko wowe ubwawe, wowe wizeye Yesu, ni wowe ijuru. Imana igutuyemo mu buryo bw'umwuka. Rero ntabwo usenga ngo Imana ngo imanure ijuru, ikingure ijuru, ahubwo ijuru ryarakingutse, riri muri wowe. Imana ituye muri wowe. Rero abantu kubera trauma y'ibyo baciyemo, abanyabibazo nk'Abanyesiraheli bangaga gusobanukirwa ineza y'Imana no kubaho kw'Imana n'imbaraga z'Imana kubera ubucakara babayemo. Nawe rero reka Imana y'inararibonye ryawe. Abantu benshi bafite Imana iyo babwiwe na ba sekuruza n'idini niyo bafite, ariko ntibafite Imana bwite, Imana data, Imana idakangana, Imana itatera ubwoba, Imana nziza. Ntukabe mubi utangire uhanurira abantu ibibi kubera ububi bwawe. Hari abantu benshi bitwa abahanuzi, bahanura umujinya wabo, bagahanura inararibonye ryabo, bagahanura ibyo baciyemo n'ibyo barimo banyuramo n'ubuzima bushaririye bwabo, akaba ibyo babwira abantu bitavuye mu ishurirwa ry'Imana. Imana yihishuye kuko ari Imana umukiza, Imana umuremyi, Imana ishobora byose, Imana ikunda abantu. Ikindi cyane nakubwira, uko Imana yarebaga umuntu mbere ataracumura niko imureba na nyuma yo gucumura. Nta munsi Imana yigeze yanga umuntu. Imana ntigira urwango, Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi, Imana ikwitayeho. Kandi iravuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu byiza, iyo ntizarushaho kugirira neza abayisaba. Imana ni nziza kuruta wewe. Hari abantu benshi bayitekereza nabi, bakavuga ngo niyo yicanye neza. Ntabwo ariyo yicanye, ahubwo abantu nibo bikururiye ibi bica kubera ibikorwa byabo. Gira Imana nziza yo muri Bibiliya y'urukundo, Imana iciye bugufi, Imana yoroheje, Imana ikunda abantu. Yesu niwe mutima w'Imana, niwe uhishe umutima w'Imana. Yaravuze ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe, muze waje ndabaroha. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.